nawe mfura Jacqueline nkaba nkora muri Motor Angel uyu munsi nkaba naje hano mpagarariye company. Motor Angel ni company y'ubwubatsi, akaba ari n'abafatanyabikorwa cyane cyane mu karere ka Bugesera. Akaba bakora ibintu by'ubwubatsi kuva imyaka ku isi hose, imyaka 79 kuva mu 1946, ariko hano mu Rwanda bahamaze imyaka 10. Twatangiye mu 2015. Muri iyo myaka 10 bagerageje gufasha urubyiruko cyane cyane rw'akarere ka Bugesera. Ikibuga gitangiye kubakwa, twumvikanye n'ubuyobozi bw'akarere ko byaba byiza abakora mu kibuga, abakozi b'inzego zose, byaba ari abayede, byaba ari abamaso, byaba ari abenjeniyeri, abashoboka babifitiye ubushobozi n'ububasha bose baturuka muri aka karere. Ni mu rwego rwo guteza imbere akarere ndetse no gutuma abaturage ba hano batera imbere no mu bukungu. Icyambere, iyi projet ntabwo ari ibanga, ni projet yaje guteza imbere abanyarwanda. Urubyiruko rero nk'uko twahoze tubyumva kare, hari uwabitanzemo speech ko umuntu agomba kwifasha mbere yuko abandi bamufasha. Icyambere nuko bamenya ko project ihari. Twabanje icyiciro cya mbere cyararangiye, ubu ngubu tukaba tugiye ku cyiciro cya kabiri, kizatanga akazi kageze ku 4,000. Ubu dufite abakozi bari mu 2,500. Ako kubera ko hazaba hari ibikorwa birenze ibyo twakoze mbere, bizatanga akazi k'abantu benshi. Ibyo rero urubyiruko bagomba gukoresha ayo mahirwe. Ikibazo, question is, baba bari ready? So if you're ready, Motor Angel is ready to welcome you. Ni urubyiruko rukora neza cyane cyane nk'hano ku kibuga. Abakora nababwiye kare mu byo navuze ko muri company abanyarwanda ari 90%, 10 nibo bari babanyamahanga, ariko nabyo ni policy ya company ko turi kugerageza kugabanya abitwa ngo naba expert, tugateza imbere abanyarwanda. Ariko hano ku kibuga by'umwihariko 60% n'urubyiruko, kandi bose baturuka muri aka karere. Hari amahirwe rero menshi ategereje. Ubu ngubu ikibuga kiri kubakwa, na nyuma y'uko ikibuga kirangira, kuko nikirangira nk'uko nabibabwiye, tuteganyije kirateganywa kuzakira nk'abagenzi 8,000,000. Nyuma yaho cyakwaguka, izo 8,000,000 ni mu mwaka. Nyuma yaho cyakwaguka duteganya ko cyazakira abagenzi bageze basi kuri 14,000,000. Urumva rero ko ibyo bizatanga akazi kenshi ku banyarwanda kandi ku gihe kirekire. Akazi uburyo kakwa, dufite ibyitwa recruitment center. Uje wese nta muntu dusaba amafaranga. Nari ibyo nigeze kubona kuri social media bavuga ngo umuntu watangiye kuvuga ngo dusaba amafaranga kwakira abakozi. Nta mafaranga asabwa, upfa kuba ufite ibyangombwa byawe, ukaba wiyemeje gukora, akazi karahari. Nibihe byangombwa? Tuba dufite ibyangombwa dusaba iyo uje gukora mu kazi, nk'ibyitwa criminal record byerekana basi kutigeze ufungwa nyuma y'amezi 6, n'ibindi bitewe n'urwego rw'akazi usaba. Nk'iyo usaba, tuvuga urugero, an engineer, uri mu engineer cyangwa mu technicien, ugomba kugira ibyangombwa byerekana ko ako kazi ugashoboye, ukabashije. Murakoze kubaza. Kuri njyewe ndetse no ku buyobozi bwa Motor Angel, twizeye ko turabizi neza ko bibafitiye akamaro. Ejo minisitiri yaradusuye kuri project, hageze abatanga ubuhamya bw'uburyo ibyo bungutse kuva batangiye gukora muri Motor Angel. Barabyivugira n'umunwa wabo, atari njyewe. Bazi ibyo byabafashije, barishira mituweli, bamwe baguze inka, abandi bagira intoki, abandi bagira inkoko, bose bagiye batanga ubuhamya ku giti cyabo n'umunwa wabo ku mafaranga bungutse muri Motor Angel n'uburyo bateje imbere imiryango yabo. Definitely nawe kubwa ku giti cyawe, uretse na Motor Angel, iyo ugiriye neza umuntu uba wifuza ko atera imbere. Iyo hari icyo umufashije kugira ngo agereho, uba ushaka ko kigaragara. So turifuza urubyiruko rwa Bugesera ko batera imbere kandi bikagaragarira buri muntu. Hari success udashobora guhisha. Yego. Ni igikorwa rero bamaze kumenyera, navuga gisoza umwaka w'ibikorwa byabo, bakabona no gufata ingamba ku mwaka ubugiye gukurikiraho. Imbogamizi zimwe zagiye zigaragara cyangwa bagaragaje bahuye nazo, uwari umwanya wo kuzisangira muri
nama y'inteko rusange baba barimo banadutumiye n'ubuyobozi n'ubw'imirenge twese duhari kugira ngo twongere tunoze imikorere n'imikoranire tureba aho urubyiruko bafite imbogamizi tubafashe ariko natwe tubahwiture aho badakora neza batitwara neza cyangwa se n'amahirwe batabona kandi ahari tuyabereke. Byagiye bigarukwaho rero cyane nk'amahirwe y'akazi ni ukuyabereka. Urubyiruko rudafite imirimo nibyo rurahari ariko n'amahirwe y'imirimo arahari, igisigaye ni ukubihuza. Mwabonye ko twari kumwe n'abafatanyabikorwa batwereka ibikorwa bakora hano, amahirwe arimo yo kubona akazi muri abo bafatanyabikorwa cyangwa yo gukora nk'abo ubigiyeho. Icya mbere twababwira n'ubundi nta mushinga wo kunywa uhari, zazamura ibiciro zabura burundu, nta mushinga uhari, ntabwo ari imiti ngo abantu bavuge ko umuti wabuze, n'ubundi rero kunywa si umushinga. Hanyuma icya kabiri, ibyica buriya n'ubundi ntabwo bihenda, ni kimwe no mu bikorwa bya muntu, kubaka biravuna ariko gusenya birihuta biroroha. Niyo mpamvu rero urubyiruko bagomba kumenya gushishoza, kuvuga ko inzoga zica zihendutse nibyo, ubundi ntabwo bihendutse. Turabakangurira kumenya gukora igikwiye, ahubwo kumenya ngo niyo zaba zidahendutse ahubwo ari ubuntu, ese ukwiye kuzifata. Iyo ikintu cyica cyangiza uracyamagana uracyanga ugahitamo gukora icyiza. Yego, gahunda irahari, kugenda tureba aho abaturage bahuriye ari benshi, tukahageza ibikorwa remezo. Ubwo uravuga agakiriro gusa ariko n'umuhanda nuko, n'amasoko asanzwe nuko, n'ibindi. Iyo gahunda irahari ariko icyo tuba tubwira urubyiruko ni ubufatanye kandi no kureba amahirwe ahari kurusha kureba ayo utarabona. Niba agakiriro kadahari wenda mu murenge wawe, nibyo gakwiye kuhaba. Igihe kataraza se uraba wicaye, wakoresha andi mahirwe ahari, wakwegera agakiriro k'ahandi, wakora ibiba bishoboka bidasaba kujya mu gakiriro n'ibindi n'ibindi. Kwishakamo ibisubizo, kureba imbere, kureba amahirwe ahari tukayabyaza umusaruro mu gihe andi atari yaza, nicyo dusaba urubyiruko kuko ayo manota nawe arayatwara. Numva rero nta waba hari adashimishijwe no gukorana n'urubyiruko ngo rutere imbere cyangwa icyo bita kurufasha. Mu by'ukuri nta nubwo numva ko ari ukurufasha, ahubwo ni ugukorana. Niba rero umuyobozi w'ifasi runaka, dufate nk'umurenge runaka, aramutse afite urubyiruko rumufasha kwesa imihigo, rumufasha muri ya mirimo, ntabwo mbona icyatuma atarwegera, atarwiyambaza. Ariko icyo twakora tuvuga ni ukongera kwibuka ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Mu karere kacu mwabonye ko dufite urubyiruko hafi ibihumbi 150, kuko ibarura rya 22 ryagaragaje ibihumbi 144, ariko icyo gihe twari dufite abaturage 551. Uyu munsi tugeze kuri 620 byagiye bizamuka, na rwa rubyiruko rero rurazamuka. Niba ufite urubyiruko rero rungana na 1/4 cy'abaturage ufite, ni ahantu hari imbaraga ari kuri iyo mibare, ariko ni imbaraga kuri buri wese, kuko nyine urubyiruko ruba rufite imbaraga z'imitekerereze n'iz'imigenzereze. Dukora hanyuma rero tukabasaba kumenya gutoranya icyiza muri byinshi, kubera ko urubyiruko rufite imbaraga, barabivuga, zubaka yego kandi vuba, ariko utabashije kumenya gutoranya, critical thinking, utabashije kumenya icyiza ngo ugitoranye mu kibi, ushobora no gukoresha za mbaraga nabi. Icyo tubasaba rero ni uguhora bashishoza. Ntabwo nanabihuza, ntabwo numva ko kuba ukennye wisanga mu bikorwa bitari byiza, nta nubwo uhisanga wijyanayo. Ibikorwa bitari byiza ntabwo bigusanga mu rugo. Ntabwo kuba ukennye mu rugo kwiba wabyisangamo ngo bigusange mu rugo. Utera intambwe ukava muri rwa rugo, cyane ko rukennye ntacyo wahiba, ukajya kwiba mu rundi. Bivuze rero ngo hari intambwe urubyiruko ruba rwateye. Iyo rero niyo turimo tugerageza kumvisha ko atari yo, ni ugutoranya icyiza muri byinshi bihari, ntutoranyemo ikibi. Kubera ko mu rubyiruko rukennye hari uwafashe inzira yo kujya kwiba, hari n'uwafashe inzira yo kujya gushaka akazi. Rero ni amahitamo ya buri muntu, nicyo tubakangurira, guhitamo icyiza kurusha ikibi.